Yego, Karibu cyane mama Uziya. asante cyane urakoze. Twongere dukore izamu. Yego, nawe karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya reka n'ubundi dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kuva ibice ni 23 umurongo wa 25. Igitabo cyo kuva 23 umurongo wa 25. Yego. Kandi muzakorera Uwiteka Imana yanyu, nayo izabaha umugisha umutsima wawe n'amazi yawe, kandi nzakura indwara hagati muri mwe. Mu gihugu cyawe ntawe uzavanamo inda, ntawe uzagumbaha. Umubare w'iminsi yawe nzawusohoza udakenyutse. Zohereza igitinyiro kikujya imbere, nirukana abantu uzageramo bose. Umubabisha bawe bose baguha ibitugu. Zohereza amavubi akujya imbere, yirukana abahivi n'abanyakanani n'abaheti imbere yawe. Sinzabirukana imbere yawe mu mwaka umwe, kugira ngo igihugu kidahinduka umwirare. Inyamaswa zo mu ishyamba zikagwira zikagutera. Ahubwo nzabirukana imbere yawe ni ruto ruto, ngezaho uzagwirira ukazungura icyo gihugu. Amen. Amen. Aya niyo magambo nifuje ko tuganira uyu munsi. Akamaro ko gukorera Imana. Tunezererewe Imana y'umwami wacu Yesu kongera kubana namwe. N'ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe. Imana ibaho umugisha mwese abanyamasengesho aho muherereye ku migabane itandukanye. Hari umugabo wo muri Cameroon witwa Zakarias uza wandika hejuru yo gusenga. Yaravuze ngo itsinda ry'abanyamasengesho ngo aho riri ngo riteye ubwoba kuruta inama ya Loni y'umutekano. Yego. Ngo kuko nibo baza bahindura ibintu bakabishyira mu mugambi w'Imana. Abanyamasengesho yaravuze ngo nibo basirikare Imana yiringira. Amen. Ejo umuyobozi wacu yaratubwiye ngo nimwe batabazi. Bizakozwe n'intumwa murongo igice cya 10 umurongo wa 34. Aravuga ngo Imana ntirobanura abantu ku butoni. Ariko mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Asante. Turashimira Imana data wa twese ko natwe yatwemeye. Ejo twavuze kuri Cornelio, umunyamasengesho, umunyabuntu bwinshi. Yego. Ukiranuka wubaha Imana. Twavuze ko gusenga ari ubuzima bw'umukristo wese. Twavuze hejuru y'uburyo butandukanye Imana isubizamo amasengesho. Twashoreje ku nzitizi z'amasengesho. Yego. Uyu munsi nifuje ko tuganira inyungu yo gukorera Imana. Imana ishimwe. Muri kalite cyangwa se indangagaciro za Cornelio, nibyo bintu bigaragara yari afite byari bimwuzuye. Ngo yasengaga Imana kandi ngo akagira ubuntu bwinshi.
yego. mu itorero hari abantu binjiye ariko ntibamenya icyo twahamagariwe. Yego. baba mu itorero ariko ntibamenye icyo tugomba gukora mu nzu y'Imana. Pawulo yandikiye Timoteyo hariya wa mbere 2:15 aravuga ngo mumenye ibikwiye kugenzerezwa mu nzu yayo. Yego. mu itorero abantu bagira impano zitandukanye ariko hari imirimo ibiri rusange, ni ugusenga no gukorera Imana. Yego. Pawulo yabwiye Timoteyo aravuga ngo Imana yabonye ko ndi uwo kwizerwa ingabira umurimo wayo. Nanishimwe. Abanyetorero twese turi abanyamasengesho. Abanyamasengesho bose ni abakozi b'Imana. Yego. Tukavuga ngo ntacyo nkora, ngo mu itorero jyewe ngo ntacyo nkora. Hanze mu isi bazababaza ngo zana CV yawe, bakakubaza ngo se wize iki, wigiye he? Ariko mu itorero Imana ishimwe kuko itareba nk'abantu. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Imana ntabwo ikora nk'abantu. Bibiliya iravuga ngo abo yamenye kera yarabatoranyije. Yego. Abo yatoranyije yarabahamagaye. Nanishimwe. Abo yahamagaye yarabatsindishije. Abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Nanishimwe. Ntukaze ureba ibikugose ngo bigutere ubwoba, ahubwo ujye ureba n'umugambi w'Imana wo kukugirira neza. Yego. Yego. Yeremiya 29:11 haravuga ngo nzibyo nzabagirira ngo niziza sibi. Yego nokuri. Mw'Itangiriro 18:14 haravuga ngo mbese hari ikinanira Uwiteka. Yeremiya 32:27 haravuga ngo dore ndi Uwiteka Imana y'ibifite imibiri zose, ngo mbese hariho ikinanira. Matayo 19:26 haravuga ngo ibyo bidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Umugambi w'Imana ntugumaho n'intambara duhura nazo, kuko Imana ituye mu mugambi wayo. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Uko nzamera kose Mungu ni Mungu tu. Imana ni Imana gusa. Umurinzi ari mu kuririmba akavuga ngo hata usiyatende bado nitaamini. Yego. Waweza tuma neno la uzima libadilishe mambo yote. Amena. Itotezwa intumwa imfuza ba Stefano ba Yakobo nizo zatumye abayuda batatana, bamamaza ijambo ry'Imana, bavuga ubutumwa i Samariya. Simoni umukonikoni inkoni ya Etiyopiya barakiza, Ayineya arakira, Batabita barazuka Yopa, Yego. ngo benshi bizera umwami Yesu. Amena. Reka mbabwire muri iki gitondo abari mu nyamugoroba namwe ngo ntizatunguye Imana
kose kuba muri iyo hose aho muherereye ku migabane y'isi. Oh, haleluya. 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 Nimukore umurimo w'Imana. Niyo yaturemye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Mu matorero 7 yo muri Aziya hariya mu Zahishuwe, Yego. hari ijambo rigaruka muri yose. Rivuga ngo nzi imirimo yawe. Oh, haleluya. Amina. Nzi imirimo yawe. Abaheburayo 6:10 harabangwa Imana ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo, ngo nuko mukorera abera. Dusenge dukore. Yego. Dukore dusenge. Iyo ni korasi nziza cyane umuntu yakwitoza mu buzima bwa gikirisitu. Gutanga cyangwa se kugira ubuntu, Bibiliya iravuga ngo bihesha umugisha. Kuba umunyabuntu bihesha umugisha. Gukorera Imana bihesha umugisha. Gukora ni amahame cyangwa principe y'Imana. Kubashaka umugisha bose, inzira imwe, uburyo bumwe ni ugukora. Yego. Abatesalonike 2:3 Pawulo aravuga ngo udakora ntakarye. Hariya mu Bagalatiya 6:7 haravuga ngo icyo biba nicyo uzasarura. Yego. Ngo ntimuyobe, ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Nakuri. Yesaya arahanura hariya 3:10 aravuga ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza. Yego. Ngo kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Imana ishimwe. Gukorera Imana kwa mbere ni ukwizera Umwami Yesu, ugakizwa rwose. Yohana 6:29 aravuga ngo umurimo w'Imana nguyu, ngo nuko mwizera uwo yatumye, nuko mwizera Yesu. Nakuri. No gukora imirimo yose y'urukundo, kugira impuhwe. Kwizera twavuze ko ari ugukora. Petero wa 2 igice cya 1:5 haravuga ngo kwizera mukongereho ingeso nziza. Ingeso nziza muzongereho kumenya. Kumenya muzongereho kwirinda. Yego. Kwirinda muzongereho kwihangana. Kwihangana muzongereho kubaha Imana. Imana ishimwe. Kubaha Imana muzongereho gukunda bene data. Haleluya. Haleluya. Gukunda bene data muzongereho urukundo. Nakuri. Haleluya. 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 Umumaro cyangwa se inyungu zo gukorera Imana muri rusange bigaragaza ko ari zo bizana umugisha. Niyo maboko azana umugisha gukorera Imana. Bibiliya yavuze ngo kandi muzakorera Uwiteka Imana yanyu, ngo nayo izabaha ibyo kurya, ibyo kunywa. Muri Matayo 6:25 hazavuga ngo izabaha n'imyambaro. Yego. Gukorera Imana bikiza indwara. Nakuri. Gukorera Imana ngo bidukiza gupfa tudakenyutse. Imana ishimwe. Imana himbazwe. Gukorera Imana biturinda ubukenya. Gukorera Imana biturinda gupfa imburagihe. Asante. Asante sana. Hari umugabo hariya mu gitabo cy'abami witwa Abiyatari.
ngo yakoranye na bene Dawidi bashatse kugomera ubwami bwa se. Kandi yari umutambyi, ariko kugira ngo bigire imbaraga baramukurura, agomana nabo, baza gutsindwa. Ariko umwami agiye gupfa ngo asigaye avuze ati hari abantu bakoreye nabi igihugu, hari abantu bantutse. Abwira Salomo, aramubwira ngo uzagira ubwenge imvi zabo ntibakazimanikana ikuzimu. Barafatwa, barafungwa. Yego. Umwami atanze Dawidi, Salomo amaze kwima ingoma, zabaye ngombwa ko ashyira mu bikorwa izose yamusabye. Yego nokuri. Ngo babazana imbere ye. Wari umunsi, nimba ari uwo kumanikwa, wari umunsi wo kwicwa, wari umunsi wo gukora icyo mwami Dawidi yasize avuze. Salomo ngo yunamuke ngo abona umutambyi Abiyatari muri za mfungwa. Baramubwira ngo Abiyatari we, ngo va muri uwo murongo. Ngo uyu munsi wari ukwiriye gupfa, ngo ariko ntugipfuye. Ngo kuko nibutse imirimo. Haleluya. 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 Ngo nibutse ko wabanye n'umukambwe wanjye Dawidi. Ni ukuri. Ngo nibutse yuko wagaze uje imbere y'isanduku y'isezerano. Yego. Uyu munsi ntugipfuye. Imirimo myiza ishobora gutuma umunsi wo gupfa urupfu ukarusimbuka. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Umukozi w'Imana Tabita, Bibiliya iravuga ngo ararwara, arapfa. Burya abakozi b'Imana nabo bazabapfa. Nukuri. Abakorera Imana nabo bazabarwara. Yego. Ngo ararwara, baramurwaza, umunsi uragera arapfa. Ngo batuma kuri Petero, bamenya ko ari hafi, baramubwira ngo mudutabare, Tabita ntakiriho, Tabita byarangiye. Yego. Petero ngo ahageze, ngo barahaguruka abantu batanga ubuhamya. Imana ishimwe. Mukiriyo bavuga ubuhamya, bavuga imirimo ye. Yego. Umuntu akavuga ati uyu mwenda nambaye ni wowe wawumbaye, uyu mwenda nambaye ni wowe wawudoze. Biravuga ngo Petero aragenda ngo yegera intumbi. Imana ishimwe. Baramubwira ngo Tabita we, Tabita ngo barahumura, aramureba. Amufata ukuboko, Tabita aba muzima, ngo aramubagarurira. Imana ishimwe. Imirimo myiza ya Tabita niyo yamuzuye. Yego. Gukorera Imana bizana igitinyiro cy'Imana. Ngo ababisha bawe bose bazaguhunga baguhe ibitugu. Igitinyiro, ngo nzohereza igitinyiro cyanjye kikujya imbere. Yego. Ninde se wahagarara imbere y'igitinyiro cy'Imana yakigushize imbere? Gukorera Imana, aravuga ngo muzakorera Imana. Ngo nzohereza amavubi ngo baje imbere yirukana abahivi n'abaheti. Gukorera Imana biza bituma abanzi bacu birukanwa imbere yacu. Gukorera Imana bituma abanzi ngo bayirukanwa ruto. Yego. Haleluya. Haleluya. Hari igihe tuba dushaka mu kibazo gihita gikemuka cyose uwo munsi. Imana ibwira Abisirayeli ngo nzabirukana, ngo ni ruto. Pole. Yego. Batazava mu gihugu bose ngo kikaba umwirare. Haleluya. Haleluya. Ari umwese bavuze ngo kumenya Imana ntuyikorere, ngo birutwa no kwikorera utayizi. Nukuri. Gukora ni ngombwa kuko ari iz'Imana yaturemeye muri Kristo Yesu. Yego. Gukorera Imana
bigira umumaro tukiriho bikagira n'umumaro tutakiriho twarapfuye. Oh, haleluya. Amina. Bibiliya ariya mu bami ba mbere ibice 4 umurongo wa mbere kugera kuri 7 hazavuga umugore w'umuhanuzi. Umugabo we ngo yubahaga Imana arapfa. Abagore b'abakozi b'Imana bazabapfakara bazabasigara. Yego nokuri. Ngo asigara n'umwenda munini cyane. Hari abazavuga ngo umwenda ni icyaha. Umwenda ntabwo ari icyaha. Kugira credit ntabwo ari icyaha. Yego. Uriya mukozi w'Imana ngo arafite credit nini cyane. Apfa asize umupfakazi. Asize imfubyi. Yego. Kandi ngo nta kintu kiri mu rugo, nta kintu bafite. Umwishuza ngo araza. Binyura mu mategeko. Zemezwa kw'abana babiri b'uwo mugore wasigaye bazakorera umwenda wase, bazababaja, bazababagaragu. Yego. Umubyeyi ngo arababara cyane. Izakinezeza ntabwo yagiye mu miryango ngo aje gushaka umuntu w'Imana, aje gushaka Elisa. Nanishimwe. Ngo aramuganirira. Elisa ngo aramubaza ngo se ufite iki? Haleluya. Haleluya. Imana igihe cyose ishaka kutugirira neza itubaza ngo se ufite iki nguha umugisha. Yego nokuri. Aravuga ngo umuja wawe keretse utuvuta dukeya dusigaye mu. Yego. Aramubwira ngo genda utire ibikoresho. Ubwo bari bamaze kugera no mu rugo kumupfakazi. Aramubwira ngo tira abaturanyi bose ibikoresho. Bazana ibibindi, bazana ingunguru, bazana amasufuriya, barazana ibikoresho za bindi zose bisukwamo amavuta. Uriya mugore yumvaga hari Elisa ko ajya gusenga amavuta kuko ayiwe ngiye ngombaga gukwira. Ariko aramubwira ati genda usiga, mugenda utonyanza. Ugenda utonyanzamo gusa mu bikoresho byose. Uko atonyangije ngo amavuta akabira. Nokuri. Ibindi byose biruzura. Mana ishimwe. Haleluya. 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 Ufite Imana nyama. Nokuri. Ngo amavuta ibikoresho byose biruzura, imbuga iruzura. Ngo arahindukira abwira Elisa ngo ibintu byose zuzuye. Yego nokuri. Elisa ngo aramubaza ngo se nta bindi byasigaye muri no kariti, muri uyu mudugudu nta bindi. Ngo aravuga ati ibintu byose z'abaturanyi biri hano uzaje biri hano. Elisa ngo abirebe ngo asanga birenze umwenda wa mupfakazi yari afite wagombaga gucungura abana be. Yego nokuri. Aramubwira ngo gurisha aya mavuta wishura umwenda uriya muntu bishuza. Mana ishimwe. Ngo asigaye ni igishoro azagutungane n'abana bawe. Yego. Yego rwose. Imana izayishura umwenda ikaguha na kapitali. Imana ihimbazwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Asante. Asante. Reka mbabwire. Ibibindi byacu Imana ibasha kubyuzuza amavuta. Nishimwe cyane. Yego. Abantu bafite ibibindi bizabiriramo amavuta yawe ntibazapfa. Ugeze ubwo Imana izasohoza isezerano. Yego. Haleluya. Amena. Kuko umupfakazi azagirirwa neza. N'abafite ibibindi Imana izabarinda kugira ngo igihe gikwiye bazabitange. Nabo ntibazapfa kubera iryo sezerano. Iyo usomye igitabo cya Samweli ibice 9 umurongo wa mbere
Dawidi amaze kwima ingoma ngo yibuka imirimo ya Yonatani, yego, yibuka urukundo rwa Yonatani, yibuka umubano we na Yonatani. ukuri, ngo arabaza ngo mbese mu muryango wa Sawuli nta muntu warokotse ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? yego, baramubwira ngo hasigaye umwana, ariko yaramugaye kandi ari kure Irodebari kwa Makiri. Reka mbabwire, iyo Imana ishatse kukugirira neza nta cyitabwaho. Yaramugaye, ikimuga nticyazaga ibwami, ikirema ntabwo cyajyaga ibwami. yego, Babwira Dawidi bati mureke yaramugaye, ntabwo ari uwo kuza hano iwawe, ndakwiye kuza ibwami. Dawidi aravuga ngo nimugende mumuzane. Yabivuze gusa mu itegeko ry'umuyobozi. yego, Mifobosheti kumuzana yumvaga ko aje kubazwa ibya sekuru Sawuli n'ibya se Yonatani. yego, Ngo ageze imbere ya Dawidi, Dawidi aramubaza ngo se uri mwene Yonatani? Aravuga ngo yego ndi mwene Yonatani, nitwa Mifobosheti. banishimwe, Dawidi ngo aramureba aramubwira ngo nzakugirira neza ku bwa so. yego, Arongera aramubwira ngo uzazurira ku meza yanjye. banishimwe, Ya Mifobosheti baramubwira ngo yewe intumbi y'imbwa. yego, nukuri, Aramubwira ngo nzakugirira neza ku bwa so. yego, Reka mbabwire muri iki gitondo, Imana izitugirira neza ku bwa Yesu. Ibyo Yesu yadukoreye, ibyo Yesu yakoze, umurimo Yesu yakoze Golgota urahagije kugira ngo Imana itugirire neza. banishimwe, Imana ihimbazwe, Imana yatubona muri Kristo Yesu, Imana yatubona mu maraso ya Yesu. Ikibuka ibyo Yesu yakoze ikatugirira neza. yego, nukuri, Oh haleluya. haleluya, haleluya, Imfuzi zikabaho utakiriho, ba Mifobosheti bakabaho, ba Yonatani batakibaho, nukuri, kubera imirimo myiza. amen, Ntimugacogore gukora imirimo, ntimukareke gukora umurimo w'Imana. amen, Zaburi ya 37 umurongo wa 25 yaravuze Dawidi ngo nari umusore none ndashaje, ngo sinari nabona umukiranutsi arekwa, ngo n'uruzaro rwe ntabwo ruzasabiriza, ntabwo ruzarekwa. yego, Umugisha w'Uwiteka atanga uzana ubukire, kandi ngo nta mubabaro yongeraho. Imigani 10 umurongo wa 22. Reka mbabwire ibintu bigera kuri 5 bigaragaza ko gukora umurimo w'Imana z'ukuri wawuhamagariwe. Umurimo dukorera Imana nimba z'ukuri Imana yarawugutoreye, Imana yarawuguhamagariye. Icyambere ni ukukora neza, yego, mu bwiza no mu bwinshi, yego, kalite na kantite. Umubwiriza 3:12 haravuga ngo nta cyiza nko gukora neza ukiriho, ngo nta cyiza cyo gukora ibyiza ukiriho. yego, haleluya, amen, gukora ibyiza ukiriho. Abatesalonike ba 2:3-13 haravuga ngo ariko mwebweho bene data ntimugacogore gukora neza. Nubwo abantu badukorera nabi, nubwo abantu batwanga bakatwangaza, ngo mwebweho ntimugacogore gukora neza. yego, Yakobo 4:17
harabanga uzi gukora neza ntabikore ngo bimubereye icyaha. Yego. Yesaya igice cya mbere umurongo wa 17 haravuga ngo mwige gukora neza. Yandi magambo mwitoze gukora neza. Manishimwe. Ijambo rya kabiri nukukora ubikunze. Yego. Abakorinto ba kabiri 8:10 harabango si ugupfa gukora gusa ariko mubikore mubikunze. Yego. Ijambo rya gatatu ngo nukukora unezerewe. Yego. Gukora umurimo w'Imana wishimye. Mu ndirimbo hariya ya Zaburi baratubwiye 102 ngo mukorere Uwiteka munezerewe. Ngo muze mu maso ye muririmba. Imigani 15 umurongo wa 13 haravuga ngo umutima unezerewe ukesha mu maso. Yego. 17:22 haravuga ngo umutima unezerewe n'umuti mwiza. Yego. Mu yandi magambo umutima unezerewe ni kire. Mu mibabaro duhura nayo, mu ntambara duhura nazo, mu makuru twumva. Yego. Birira ngo mwishime iminsi yose mu mwami. Ngo nongeye kubabwira ngo mwishime ineza yanyu imenywe n'abantu bose kuko umwami wacu Yesu ari bugufi. Amen. Ijambo rya kane nukurema ibishya. Bigaragaza yuko umurimo ukora wowe uhamagariwe urema ibishya. Yego. Innovation. Abalewi 26 umurongo wa 10 haravuga ngo muzarya ibigugu za kera. Manishimwe. Ngo mudahe ibigugu muhunike ibishya. Yego. Muzakera tuzanemo n'ibishya. Tugira abantu baza batsimbarara ku zakera. Ngo kera tukemera, ngo kera tukibatizwa, ngo kera ngo iwacu uko nukuba conservateur. Yego. Ibintu byose birahinduka. N'ibindi biracyahinduka. Yego. Ariko reka mbatangarize muri iki gitondo hari udahinduka n'umwami wacu Yesu. Manishimwe. Yesu ndahinduka. Bibiliya iravuga ko yari ari kera niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Yego. Ijambo rya gatanu rigaragaza ko umurimo twahamagariwe ni kubigumamo. Zakozwe n'intumwa 11:23 haravuga ngo Barnaba ageze Antiokiya ngo bashishikariza abantu ngo bagume mu mwami bamaramaje mu mitima yabo. Yego. Nicyo tubasaba ngo tugume muri Yesu tumaramaje, tugume mu mwami. Ari korari zirivuga ngo niba uri muri Yesu neza gumamo. Yego. Urashaka reka nkubaze ikibazo dusoze. Kubaka urwibutso imbere y'Imana. Ka Korneliyo. Marayika mwaramubwira ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe buzazamutse biba urwibutso imbere y'Imana. Nokuri. Itoze gusenga, itoze gukorera Imana. Manishimwe. Idini itunganye imbere y'Imana. Yego. Ngo itanduye ni ibikorera abandi, ni ibikorera abatishoboye. Imirimo Bibiliya ivuga ngo nizajana natwe iduherekeje. Yego nokuri. Nta kindi Bibiliya ivuga kizajana n'umuntu. Ni imirimo. Ubutunzi dufite buzasigara. Amazu twubatse azasigara. Yego. Amafaranga dufite ku makonti azasigara. Nokuri. Izo waruhiye bikaribwa n'abantu utakiriho. Ariko umva ikintu muzajana ni imirimo.
n'imirimo wakoze yego ngo wahirwa bapfa bapfira mu mwami ngo karavuga ngo ye baruhuke ngo kuko imirimo bakoze ijyanye nabo ibaherekeje. amena reka mbabwire imirimo niwo mwambaro tuzambara mu gitondo cy'izuka abandi bahinduka. ahimbazwe Zahishuwe 19 umurongo wa 7 harabantu bari mu nezerwe mwishimwe ngo kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni akaba ahawe kwambara umwenda mwiza w'igitare. Oh haleluya. uwo mwenda ni imirimo yo gukiranuka y'abera. none mwami untunganye n'ururimi rwanje urweze nanjye nzaririmbira iyo umva umwenda w'umutima wera cyane w'igitare unkwiriye muri cya gitondo wera cyane w'igitare unkwiriye muri cya gitondo. Haleluya. 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 Safi sana la kitane lifaalo asubuhi. Haleluya. Haleluya. uwo mwenda iyo usomye hariya mu Zahishuwe 7:14 ubasha kwandura. yego imirimo ibasha kwandura. umve aho bayijana muri kiriniki, umva aho bayijana kumeserwa ni mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Imana ishimwe. Imana mwiyerekwa ngo yabonye abantu benshi bera bazamuka. uwo mubazaga aramubaza ngo se bariya wabamenye? aravuga atoya ntabwo nabamenye. barabwirwa ngo bariya n'abavuye mu isi y'imibabaro. Imana ishimwe. kandi ngo bamesuye ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Imana himbazwe. Imana idufashe, Imana iduhe umugisha. dukorere Imana tukiriho, dukorere Imana tugifite ubuzima bwa none. nyuma yo gupfa ngo nta mirimo ibayo. reka mbabwire inkuru y'umuntu witwa John na Jeanne babayeho bo muri Tanzania. yego ntabwo ari ibintu gusa by'imfashanyigisho, ni abantu babayeho. John ni umunyeshuri warangije ngo arangizanye amanota meza muri kaminuza. igihugu cya Tanzania kimuheza buruse kujya kwiga muri Amerika. ni muri za 80 itumanaho ryari rikiri rikeya. yego yari afite umufiyanse witwa Jeanne. baramuhamagara aramubwira ati wihangane ubukwe ntabwo tukibukoze, igihugu cyabaye buruse ngiye kujya kwiga kandi nzagaruka ari uko narangije. Jeanne baramubwira ati humura genda uzige nzagutegereza zihangana uzasanga aho uzazi. Imana himbazwe. John aragenda ntabarwa nta telefone ngo imyaka irashira. imyaka iba myinshi. yego ababyeyi ngo barahamagara Jeanne baramubwira batumve mwana wacu ufite barumuna bawe kandi bakeneye gushakwa, ugomba gushakwa cyangwa ukava mu rugo ukajya gufata geto yawe. umukobwa arababwira ngo ngewe ndinze John. atoke genda noneho uje hanze ufata inzu barumuna bawe bigaragara yuko utakiri uwahano utakiri muri aba bakobwa bashake. Jeanne arasohoka afata inzu aracumbika hanze. kenshi abo dufasha harye nabo bagira uruhare mu kuduca intege. ngo
ngo biratinda. Biratinda isezerano iyo ritarasohora riragerageza. Ukuri. Umunsi umwe ibarwa ngo iraza kuri posta. John yandikira Jeanne aramubwira ngo Jeanne we ngo nizere yuko ukiriho kandi ukinjegereje. Imana ishimwe we. Ngo narangije ishuri. Umunsi runaka uzantege ku kibuga. Ukuri. Nzabaje kandi mfite umwanya mutoya muri Tanzania nje kugushana. Jeanne ngo aranezerwa cyane. Haleluya, haleluya. Aragenda ngo aja kudodesha umwenda zambara umunsi wo gutega umukwe. Adodesha ikanzu biriya by'ababyeyi mwambara by'amabubu. Mbabwira uwadodaga aravuga ati aha ku mutima hagaragara wandikeho ngo Ndeze John. Imana ishimwe. Mu bitugu abazanturuka inyuma naho wandike ngo Ndeze John. Imana ishimwe we. Mana we. Abazaba bahagaze ibumoso bwanjye hano mu mbavu wandike ngo Ndeze John. Imana ishimwe. Imana abazaba bahagaze iburyo bwanjye wandikeho ngo Ndeze John. Asante. Umudozi ngo aramureba aramubwira ati urarwaye wa mudamu. Ngo aramubwira ati wese amafaranga waje gukorera kora ibyo mbaye nkubwira. Usaba amafaranga ushaka ndayishura. Yego. Ngo arabikora. Haleluya. Umunsi uragera. Reka mbabwire abakozi b'Imana ni muhumure umunsi uzagera. Imana ishimwe. Imana himbazwe. Umunsi wo kujya ku kibuga, umunsi wo gutega umukwe. Haleluya, haleluya. Yakaza ngo ayishyiremo ngo asohoke. Induru ngo ziravuga muri quartier baravuga bati twababwiye ko yasaze. Noneho yazanditse umwambaro we wose wanditseho ngo Ndeze John. Ndeze John. Yesu we. Ngo araza ngo ageseruke ku kibuga. Abaje gutega abagenzi ba ngo bakamureba bakavuga ati uyu nguyu we yarahamutse byararangiye. Bose bagasoma ngo bagatunga agatoki ngo Ndeze John. Abafotora bagafotora ngo Ndeze John. Imana ishimwe. Mukanya ngo indege iraza bose ngo bamanuka n'abavuye mu ndege. Uwo bari ko basoma bwa mbere ni wari wanditseho ngo Ndeze John. N'ibizandiko binini. Imana ishimwe. Reka mbatangarize ngo dufite urwandiko. Ukuri. Ruvuga ngo ndaza vuba komeza icyo gice. Yego. Yego. Haleluya. Haleluya. Ndaza vuba komeza icyo wahawe hatagira ugutwara ikamba ryawe. Yego. Yesu naza. Imana nivuga umwami wacu naza. Azabona nubwo uzaba warapfuye kera. Babandi bari banditseho ngo Ndeze Yesu. Imana ishimwe. Ndeze Yesu. Haleluya. Haleluya. Muzo tuvuga muzo dukora. Haleluya. N'umuryango yacu quartier bakabimenya ngo uriya arinze Yesu. Imana idufashe tugire ibyiringiro. Abakozi b'Imana Yesu naza azaduhemba. Yesu naza Bibiliya iravuga ngo nzanye ingororano ngororera umuntu wese urwanye n'ibyo yakoze. Imana idufashe. Imana iduhe umugisha ku bwa Yesu Kristo umwami.